Bakunzi b'ikiganiro cyacu nongeye kubasuhuza, mumaze kwimenyera kandi ngiye ubagezeho ibiganiro birenze bya mbere mu Rwanda, amakuru nyine ari trend. So no munsi tuje kuvuga ku nkuru ikomeye, impamvu u Rwanda rwafunze inganda zikora inzoga. Ese abaturage bari mu kaga kavango bagafunze, reka tubirebere hamwe. Muraho neza, muri iyi minsi u Rwanda haravugwa cyane inkuru y'ifungwa ry'inganda zimwe zikora inzoga ndetse n'ikorwa rwo gukura amoko menshi y'inzoga ku isoko. Ese byatewe n'iki? Ni izihe nzoga zarebweho kandi ni irihe somo abaturage bakwiye kuvana bakwiye kuvana muri iki cyemezo leta yafashe? Nyine reka tubisesengure. Rwanda Food and Drugs Authority yatangaje ko yahagaritse ibikorwa by'inganda zimwe ndetse ikuraho amoko menshi y'inzoga nyuma y'ubugenzuzi navuga ngo bwagaragaje ko izo nzoga nyine zaba zitujuje ubuziranenge kandi zakafitinga ku baturage, nyine zabagiraho ingaruka. Hari amoko menshi y'inzoga yategetswe gukurwa ku isoko, harimo Dore, Ngufu Gin, King Vuduka, Royal Castro Gin n'izindi. Intego y'icyemezo ni ukurinda ubuzima bw'abaturage no gukumira ibicuruzwa bishobora guteza ingaruka ku buzima bw'abaturage. Abacuruzi basabwe guhagarika kugurisha izo nzoga ngo nyine mu gihe guhomba. Sinzi bari gusabwa guhagarika kugurisha izo nzoga abazifite wenda baranguzaga cyangwa bari barakoze depe yazo, nazo nyine bagakurikiza ibyo leta ibabwira. Ese mundi wowe bitekerezaho iki? Ese ubona iki cyemezo kizafasha kurinda ubuzima bw'abaturage cyangwa hari ibindi cyagiraho ingaruka? Navuga ngo nyine iki gikorwa nyine leta iri gukora. Andika igitekerezo cyawe muri comment niba unkunda kandi ukunda amakuru nkugezaho, kora subscribe, like ndetse na comment, sharing ino video igere ku bantu benshi, kandi subscribe ukomeze unkurikire kuri platform zanjye zose. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda.